Amahoro y'umucunguzi wacu Yesu Kristo abane n'abamwizera bose. Duhimbaje Kristo Yesu umucunguzi uduhaye aka kanya. Turi hano ku bwanyu kugira ngo dusangire byiza umwami yaduteguriye. Ni Pastor Alexis. Nezerewe Imana kuba ndi hano ndi kumwe na mwene data muri Kristo Yesu umukozi w'Imana. Imana ihagurukije muri iki gihe kugira ngo atangaze ubwami bw'Imana. Reka mwakire yivuge nagara umushyitsi cyane hano ku Munara Pentecost International Ministries ariko rikongera yibwire abatamuzi. Murakoze cyane mushumba kutwakira kuduha ikaze muri iki kibanza. Mazina yanjye nkuko bisanzwe mutuzi nitwa Jean Paul Ndatabaye, abandi umukozi w'Imana n'umuvuga butumwa w'ijambo ry'Imana ry'ukuri. Amen. Turakwakira mu izina rya Yesu. Ariko wahamagaye n'Imana ufite imyaka ingahe? 13 Okay, 2009. Wahagaze imbere y'abantu uvuga ijambo ry'Imana bwa mbere ufite imyaka ingahe? Nari mfite imyaka 17. 17 nibwo wahagaze imbere y'iteraniro ya Dawidi. Utangira kuvuga ijambo ry'Imana. Turakwakiriye sahabu icyubahiro. Reka dusenge Imana. Mana mu izina rya Yesu himbazwe kuko waduhamagariye kugukorera kandi ukaba warashyizeho uburyo dushobora kugeza ubutumwa ahantu henshi kandi turi hamwe. Ba Paulo birwaga bagenda za Makedonia n'ahandi bakoresheje amaguru mu rugendo rugoye, ariko kuri uyu murimbi wacu duhawe umugisha. Nyemerera ibyo tugiye kuvugana n'abari kure n'abari hafi bahabwa umugisha mu ijambo ry'Imana, kandi umwuka wera wa Kristo aboneke hano adufashe atugirire neza. Izina rye nihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu. Amen. Ndagira ngo muri aka kanya tuganire. Nifuzaga kuganira nawe ariko dufashanya na bene data ijambo ryitwa kwegera Imana. Nubundi turasoma muri Yakobo ibice byaho 4 umurongo wa 8 aravuga ngo mwegere Imana nayo izabegera. Yemwe abanyabyaha nimukarabe namwe ab'imitima ibiri nimwiyeze imitima. Turi kwegera turi ku ijambo ryitwa kwegera Imana. Kwegera Imana. Urumva yaravuze ngo mwegere Imana. Donc reka kubw'igihe turabanza kureba begera Imana gute. Icyo ni icyambere. Number 2, ese condition zo kwegera Imana nizihe? Number 3, ninde wegera Imana? Sobanura utwo tuntu dutatu. Ubwo twabanziriza ninde wegera Imana n'ubwo nakigize icya gatatu. Ninde wegera Imana? Ni gute twakwegera? Niye condition kwegera Imana? Twayegera gute? Murakoze cyane kandi kubwo gutegura ijambo ryiza cyangwa se topic nziza ijyanye no kwegera Imana. Yes. Kwegera Imana abantu benshi bashobora kutabyumva cyangwa se abantu babisobanura gutandukanye. Nanjye ngiye kubisobanura uko umwuka yabimpaye. Yes. Ntabwo ari ubwenge bwanjye, ntabwo ari ibitabo byinshi, ariko turabisobanura uko umwuka w'Imana ari bidufashemo. Amen. Ero uyu Yakobo numwe muvandimwe wa Yesu. Kandi igitabo cye kiri mu bitabo by'inzandiko ndetse zijya guhererukira muri Bibiliya Isezerano Rishya. Akaba yarakoze igihe cyari kigoye cyane. Rero nukuvuga ngo impamvu yandikaga uru rwandiko rwe nuko yabonaga ibibazo byinshi byari biremerereye itorero n'akarengane kari gahari muri icyo gihe. Uko muri bukigihe nka cyaba Paulo na ba Petero bagiye bahura n'ibibazo, banafungwa, barakubitwa, bamererwa nabi. So rero Yakobo nawe yashaka kugira ngo encouraging abantu cyangwa subizemo abantu intege uburyo bwo kugira ngo begere Imana, kuko ibindi babonaga byasaga n'ibyabanze. Andi mami yari ahari yari yarabanze, yari yanze ubutumwa bwiza kuko barafite ubundi butumwa bwari bwaratangiranye nabo. Rero nkavuga ngo kwegera Imana ni gute wakwegera Imana? Ninde wegera Imana? Ninde wegera Imana? Aha, ni na condition
tubanze subiza ko ninde wegera Imana. Hegera Imana umuntu wese ukiranutse. Umunyabyaha ntiyayegera. Impamvu umunyabyaha abe niyo yoyegera ntabwo izi mwumvira, kuko icyaha ni urusika gutandukanya n'Imana. Ariko niyanga umunyabyaha yanga icyaha. Icyaha ni icyande, ni ikiri mu muntu. None kivuyeho ukayegera bigatungana nta ari kibazo. None muganga yagukiza gute utabonanye nawe kugira ngo ukire no kubanza kujya kwa muganga? Reka nsobanura aka kantu k'umunyabyaha n'Imana. Kuba umunyabyaha usanze Imana, uyisanze ugiye kwihana ni sawa. Ariko ikibazo ni bamwe bayisanga baranze no kugira bya bindi bareka. Baranze kugira byenda. Ariko umurwayi bagiye kwa muganga. Abagiye kwa muganga niyo mpamvu navuze ngo buri muntu wese akwiriye kwegera Imana. Ariko umunyabyaha we ngo nareke ingeso ze, ubwo bizamugirira ibanga. Ubwo tuvuge ngo kwegera Imana n'abantu bose ariko bakiranutse. Ntabwo ari abakiranutse. Kwegera Imana nuko abantu bose n'abanyabyaha baze, ariko baze baje kwihana. Urakoze. Kwihana nuko abantu bose. None kwakwegera Imana gute? Twakwegera Imana turi kwihuta ku bwa cyagiye. Uburyo bubiri twihuse. Icya mbere twegera Imana binyuze mu gusoma ijambo ryayo. Mu gusoma ijambo ryayo. Icya kabiri mu masengero. Mu masengero. Nibwo tugirana ubusabane n'Imana. Iyo usoma ijambo ry'Imana, iyo uritekereza ugatekereza imirimo n'intoke z'Imana ibyo zakoze, ndetse ugasenga ukavuga ibigwi by'Imana, ni muri ubwo buryo bubiri twegera Imana. Urakoze. Kondisiyo yo kwegera Imana ni izihe? Navuga ngo nta kondisiyo ihaba, ariko nk'umukristo wemeye wavutse ubwa kabiri ntabwo ari kondisiyo siko nabivuga. It is our responsibility, ni inshingano, ntabwo ari kondisiyo. Kuko bibigiye kuba kondisiyo tuba dusubiye mu isezerano rya kera. Ariko kuri ubu ngubu muri .com cyangwa se muri generation, kwegera Imana ni inyungu z'umuntu kandi ni responsibility, ni inshingano zacu kuyegera, kuko tutayegereye nta handi twoje. Niyo tugomba kuba hafi mu buzima bwacu, kuko tutayegereye niyo mpamvu duhura n'ibibazo akenshi. None se konzi ko mu kwegera Imana hano duhere kuri ijambo riravuze ngo mwegere Imana kandi mukarabe. Ngewe uko nabyumvaga numvaga ko mu kwegera Imana harimo gukaraba. Gukaraba ni kwa kundi kwezwa. Ntekereza ko haba harimo kwezwa. Mu kwezwa nimba ugiye gusenga nambane kubanza kumenya uko Imana ikiranuka irera kandi byumva bakiranuka. None ahandi biranabonye, kuko na Yakobo hari ahandi yavuze ngira ngo muri 12 ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro yasenganye umwete. Aho ngira ngo birashaka gusobanura ngo abantu bose nibaze basenge, ariko amasengesho y'umunyabyaha afite umumaro muke. Kuko birayavu nibivuga ngo kugira umumaro yasenganye umwete k'umukiranutsi, no kuvuga ngo habamo gusenga ukiranutse no gushyira mu mwete kudacogora. Utwo si tubiri dukurikije ijambo ry'Imana. Aka gatatu navuga no kwizera. Utwo tuntu kari dutatu. Nanjye muri utwo tuntu twanjye, none abantu benshi barasenga, ni hehe Imana iba twayibonera? Twonye ko ari mu gusenga. Ariko icyo mbivugiye nuko hari abantu usanga ku musozi bahamaza amezi 5, hari abahamara umwaka. Ukibaza ese Imana iba ku musozi? Ese Imana donc ni haba hariho kuri Imana ntago mbizi. Ni gute ni hehe Imana iba twayibona? Ese iba muri izi nsengera hatwicaye? Mamagara umugore n'abana tuze tuhature twitura aho Imana iba? Dufashe ni hehe ho gusengera? Mu by'ukuri tutavunitse, ntabwo aho turi buhatinde cyane. Imana yaremye isi n'ijuru. Ijambo riravuga ngo isi ni intebe y'ibirenge byayo, ijuru rikaba intebe yayo. Ni ukuvuga ngo nta hantu Imana itaba. Imana iba ahantu hose. Imana iba ahantu hose.
ntaho utayisengera ntaho itakumvira. Murakoze cyane. Yesu abahe umugisha. Mwene data mushiki wacu dukurikiye, icyambere ndashaka wigirira icyizere. Igirira icyizere, Yesu yapfiriye abantu bose kandi nagarobanura ku butoni. Igirira icyizere ube mu gusenga Imana, aho uzayisengera hose wizeye Imana izabana nawe. Nucika intege. Ni kenshi abantu basenga barangiza bakumva yuko Imana itabumvisije, bakajya kuba ku misozi bakumva ko ari Imana imwe. Please, Imana ntago iba ku musozi, Imana ntago iba mu rusengero. Imana ahantu ibera ahantu hose icyarimwe. Mu rusengero irahaba, iwawe irahari, ku kazi ukora irahari. Nagusabaga yuko uhamagara Imana, wegera Imana mu gusenga, waba uri koza amasafuriya, waba uri gukata ibitunguru, waba uri mu gukoropa, waba wagiye ku mugezi kuvoma, waba uri mu rusengero, ahantu hose wegera Imana, wirinde icyaha, usome ijambo ry'Imana, Imana izakumva kandi izagusubiza. Ndagira ngo ugire icyo wambwira mwene data unasenga Imana dusoze kubw'igihe mu munota umwe gusa cyangwa amasegonda. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Mu by'ukuri nta hantu umuntu atasengera, nta naho utasomera ijambo ry'Imana. Wasenga utwaye imodoka, wasenga uri kurya, wasenga uryamye, ndetse wanasoma n'ijambo ry'Imana, ndetse ukarimeditinga. Meditation kurisubiramo ukaryuza. Rero umare impumu, ntabwo igisubizo kizava ku musozi, nta nubwo ariyo basengera, siyo basomera ijambo, ahariho hose Imana ya